Gahunda yo guhingisha imashini hagamijwe kongera umusaruro w'ubuhinzi ni gahunda yashyizwemo imbaraga na leta y'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2009. Iyi gahunda ariko niyo yahise igerera icyarimwe hirya no hino mu gihugu bitewe nuko abahinzi batagaragazaga ubushake bwo kuzikoresha, bityo ababugaragaje bakaba aribo bazigezweho nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB. Nyuma y'imyaka igera kuri 7 iyi gahunda itangiye gushyirwa mu bikorwa, bamwe mu bahinzi nyuma yo kumva ubwiza bwayo bagiye bagaragaza ubushake bwo kuzikoresha. Urugero n'urwabo mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo bahinga mu gishanga cya Kayumbu kiri hagati y'imirenge ya Nyarubaka na Musambira mu karere ka Kamonyi na Kiza yo mu karere ka Muhanga, basabye ko bakwegerezwa izi mashini zihinga mu mwaka wa 2013 nyuma yo kubona ko bagenzi babo mu turere twa Nyanza na Gisagara bitabiriye kuzikoresha hari aho zimaze kubageza mu iterambere. Ubwo bazigezwaho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB kuri wa gatatu, aba bahinzi batangaje ko kuba bazibonye bizeye ko zigiye kubafasha guhingira ku gihe, kuko ngo wasangaga umurima wa arimwe bahingaga mu gihe kitari munsi y'ibyumweru 2, rimwe na rimwe bikanatuma barumbya kubera gutinda kurangiza guhinga no gutera imbuto. Izi mashini rero ko nibwo bwa mbere nanayibona, kwifashwe ku munwa twumiwe. Cyakoze ibi biragaragara nubwo ari bwo bwa mbere twayibona, biragaragara yuko bishobora kugira icyo bitanga. Nka buriya aho ngere hano ihinze imirima, kandi dushobora kuzana n'umudamu ya mirima nitubashe cyangwa n'umukozi nitubashe kuyirangiza. Turabona ndabona rwose muri ngiye bituzaniye nk'iterambere kuko nibwo bwa mbere nanabibona. Ubu ndabona rero nk'umuntu yajyaga agahinga nk'umugenda ukawuhinga nk'icyumweru cyangwa ibyumweru 2, ubu ndabona rwose ihinze nk'ubu ufite nk'akabuto wahita utera, nje nkaba ndeba ko ari iterambere tubonye. Iyo umuntu yahinze nyuma hari igihe imvura icika, yamara gucika bya bintu uhinze nyuma nibyere. Niba bakoresha imashini abantu bazajya bahingira rimwe. Ibo bahinzi bavuga barabihuriraho n'umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Udahemuka Aimable, aha bihera kubera ko abaturage batuye aka karere igice kinini cyabo gitunzwe n'ubuhinzi. Udahemuka Aimable akomeza avuga ko abahinzi bakwiye kuva ku guhinga gakondo bakoresheje amasuka bakagera ku buryo bwa kijyambere bwo guhingisha imashini, bahereye ku kwibumbira mu makoperative kugira ngo babashe kubona izi mashini, kuko ngo bizarushaho kongera umusaruro kandi n'umuhinzi abashe kuruhuka no gukora indi mirimo izamura iterambere ry'urugo rwe. Ubuhinzi murabizi ko ari bwo butunze abanyarwanda gice kinini. Twaje rero gutangiza ubukangurambaga turebe ko abaturage bagira intege, bashyiramo ingufu, bashyiramo imbaraga mu kongera umusaruro w'ubuhinzi. Twaje rero kubakangurira gukoresha amamashini ahinga, kwibumbira mu makoperative, ari ukuyagura ari no kuyakodesha nabyo birashoboka, ndetse mwabonye ko hari n'imashini zuhiraga imyaka. Ibi rero byose no kubibakangurira kugira ngo bongere imbaraga mu buhinzi bwa kijyambere hakoreshejwe ikoranabuhanga mu buhinzi ndetse no mu bworozi nk'uko byose bijyana. Ubusanzwe imashini ihinga igura amafaranga angana na miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda, naho umuhinzi akaba yayikodesha ibihumbi bigera kuri 80 kuri hegitari. Impuguke mu bijyanye n'ubuhinzi zivuga ko gukoresha izi mashini bitihutisha gusa imirimo y'ubuhinzi, kuko ahubwo binagabanya igishoro mu guhinga, dore ko umuhinzi wayikodesheje ku mafaranga 80 aho imaze guhinga mu gihe cy'amasaha 5, iyo hayingishije amaboko bitwara amafaranga angana n'192 mu gihe cy'ibyumweru 2. Aimable Uwiseyimana, Radio Guka mu karere ka Kamonyi.